kureba ku mpamvu ukeneye gusoma Bibiliya buri munsi. Ubu buryo kandi buzagufasha kurema igitangaza mu ijambo ry'Imana. Bibiliya ni igitabo. Abantu benshi iki gitabo ntibajya bagiha agaciro, yewe hari n'abumva batagitakazaho amafaranga yabo bakigura, kuko abantu dukunda ibintu biduha inkuru zidushimisha gusa. Nyamara Bibiliya si igitabo nk'ibitabo byose bisanzwe. Iyo tuvuga Bibiliya tuba tuvuga ijambo ry'Imana. Imana ni ubuzima, kandi ubuzima ni Imana. Kubaho kose gukomoka kuri yo. Iyo tuvuga Bibiliya mu yandi magambo tuba turi kuvuga igitabo cy'ubuzima. Bibiliya nibwo buryo bwonyine ubuzima butwihishuriramo bukatumenyesha icyo kubaho ari cyo. Bibiliya ni ijambo ry'Imana. Ni intwaro ikomeye cyane umukristo anesheje intambara zikomeye, kuko risenya ibihome, rikirukana abadayimoni, ndetse rigasenya ibinyoma mu buzima bwacu. Mu Baheburayo 4:12 ijambo ry'Imana rigaragara ko ari rizima. Bibiliya nikitwereka rifite imbaraga kandi rikagira ubugi buruta ubw'inkota zose, rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya ingingo n'umusokoro, kandi rikabangukira kugenzura ibyo umutima wibwira ukagambirira. Uyu munsi nzanye ubutumwa umuntu wese ukeneye gutsinda akwiriye kumva, waba umukristo cyangwa indi myemerere yose ubarizwamo cyangwa umuco wose ukomokamo. Turaza kuvuga twifashishije Bibiliya, ariko ibi bintu birakora no ku bindi bitabo byose, ariko Bibiliya yo ifite umwihariko udasanzwe. Niwo tugiye kubabwira muri iyi video. Igihe uri gusoma igitabo ukaba ubona kirimo ubutumwa ukeneye kwinjiza mu mico yawe, ushobora kugerageza kwifashisha ubu buryo. Ibintu tugiye kuvuga bishingiye kuri kamere y'Imana ituye mu muntu. Tutitaye ku myemerere yawe, Imana ni iy'abantu bose, ntabwo yo ibogamiye ku myemerere cyangwa imico runaka, kuko Imana ntigira idini, twese turi abayo. Yo icyo ishaka ku bantu ni uko buri wese abaho, kandi kubaho bikomoka ku kumenya no kwitondera amategeko y'Uwiteka. Kristo yapfiriye abantu bose, kandi mu bo yapfiriye nawe urimo. Uri umwe mu banyamahirwe, nawe uri umunyamugabane w'iby'ubwami bw'Imana. Abalewi 18:5 haravuga ngo nuko mujye mwitondera amategeko yanjye n'amateka yanjye, ibyo uzabikora azabeshwaho nabyo, ndi Uwiteka. Uwo wese witondera amategeko y'Uwiteka, umugisha wa mbere Imana imuha ni ukubaho, ni ukurama, ikindi ikamuha n'ibindi byiza byose byo mu buzima. Mu Balewi 26:4-3 haravuga ngo nimuhora mwumvira amategeko yanjye mukitondera ibyo nategetse mukabyumvira, nzajya mbavubira imvura mu bihe byayo, ubutaka buzajya bwera imyaka yabwo, ibiti byo mu mirima bizajya byera imbuto zabyo. Bibiliya irimo amasezerano menshi. Imana yasezeranije abitondera amategeko yayo. Yababwiye ko izabaha kubaho, ikabaha n'ubutunzi bwose bifuza mu buzima. Bibiliya ni umuyobozi. Ijambo ry'Imana ryereka umuntu inzira, rikamugira inama, rikanamufasha gusobanukirwa. Bibiliya kandi itanga ibyiringiro n'amahoro yo mu mutima. Bibiliya imenyesha abantu ukuri, ikabigisha uburyo babaho mu gukiranuka ndetse no mu bwenge. Bibiliya itanga agakiza. Mu ijambo ry'Imana, Imana isobanurira abantu uko babasha kubona agakiza binyuze muri Kristo Yesu. Bibiliya kandi itanga urukundo. Ijambo ry'Imana rigaragaza uburyo Imana ikunda abantu. Bibiliya kandi iburira abantu. Ijambo ry'Imana riburira abantu ribabuza kutubaha Uwiteka.
ritanga kandi amasezerano kuri abo bose bazubaha Uwiteka. Iyo tuvuze ko amagambo afite imbaraga, bigomba kukumvisha icyo amagambo meza abasha gukora ndetse n'icyo amagambo mabi ashobora gukora. Bibiliya ni igitabo cyuzuyemo amagambo meza. Buri jambo ryose ririmo ni amagambo yatoranyijwe ku buryo buri jambo riba rifite impamvu cyangwa intego yatumye ryandikwa. Ibi birakumvisha imbaraga Bibiliya ifite, kuko yo ni amagambo yahumetswe n'Imana kandi yandikwa afite icyo agendereye. Muri Timoteyo wa 2:3-16 haravuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka. Luka 11:28. Ibuka wa mugore wabwiye Yesu ati hahirwa inda yakubyaye n'amabere yakonkeje. Wibuka ibyo Yesu yamusubije. Yesu yaramusubije ati ahubwo hahirwa abumva ijambo ry'Imana bakaryitondera. Umuntu uhirwa n'uwumva ijambo ry'Imana yamara kuryumva akaryitondera. Ibuka ko ari rizima, n'ibyo kurya by'ubugingo. Aho riri haba ubuzima, aho riri haba imbaraga. Ntushobora kugira ubuzima bwuzuye udafite ijambo ry'Imana muri wowe. Ijambo ni umuti kandi ni urukingo rw'ibyago n'amakuba. Ni umuti kandi ni urukingo rw'indwara zose, izo mu mubiri ndetse n'izo mu mwuka. Ese wari uzi ko hariho umuntu ushobora gutura ahantu hakaba nta byago byahatera? Hari umuntu ushobora kugenda mu modoka ikaba idashobora gukora impanuka. Hari abantu Imana irinda ku rwego ruhambaye cyane. Ibi byose nta handi biva keretse mu mubano ufitanye n'Imana, umubano w'umuntu n'Imana kandi uturuka mu buryo umuntu akoresha ijambo ryayo. Kwita ku magambo y'Imana bigaragaza urukundo uyifitiye n'ishyaka ufite ryo kubaha Imana cyangwa kubana nayo. Kuko iyo ijambo rigwiriye muri wowe riraguhindura rikakwegereza Imana, kubera ko riba ryakwejeje rikagutunganya rikagutandukanya n'ikibi cyose. Bibiliya muri Zaburi 91:14 igaragaza ko umuntu wese ukunda Imana akaramata izamukiza, kandi Imana ubwayo uwo muntu izamushyira hejuru bitewe n'uko yamenye izina ryayo. Nta handi tumenyera Imana keretse mu ijambo ry'Imana. Umurongo wa 15 uravuga ngo azanyambaza nanjye mwitabe, nzabana nawe mu makuba no mu byago, nzamukiza kandi muhe icyubahiro. Umva ibi bintu ukuntu ari byiza Imana idusezeranya. Nshuti yanjye unyumva, uyu munsi gerageza wite ku ijambo ry'Imana, ukunda Imana akaramata, kuko nicyo cyonyine kizaguhesha kubaho kandi uzayigiriraho umugisha. Uyu munsi nzanye message idasanzwe. Ndakubwira wowe unkurikiye nturambirwe, ukurikire kugera ku musozo kandi urasoza ushima Imana, kuko ibirimo byose bifite umumaro cyane. Ijambo ryose wumva urishyire ku mutima wawe, kuko rirakuremamo imbaraga. Riraza guhindura isura y'urugendo rwawe, kuko uratangira kugenda mu buryo butandukanye n'uko wagendaga. Uraza gutangira guhagarara mu butware bw'Imana mu buryo budasanzwe. Ibi bifite imbaraga cyane mu buzima bw'umuntu wese. Utega amatwi witonze wumva inzira bicamo, nawe uzajya uzikurikiza ku magambo yose ukeneye kwinjiza mu buzima bwawe. Tugiye kugaragaza ingaruka ijambo rigira muri wowe, tugaragaze n'inzira rinyuramo ritanga umusaruro n'icyo wakora ugatuma rigira imbaraga zidasanzwe muri wowe. Mbere y'uko dukomeza, reka nguhe umukoro gato. Niba ubu butumwa bugukora ku mutima, fata isegonda rimwe gusa wandike muri comment uti nkunda ijambo ry'Imana, nko guhamya imbaraga z'ijambo ry'Imana. Niba kandi utarakora subscribe, wihute cyane utazigera ucikwa ihishurirwa nk'iri ngiri. Ikindi
like yawe ifite imbaraga cyane, kuko uraba ugize uruhare mu gutuma ubu butumwa bugera ku bandi bantu benshi. Umuntu wese uhumeka, ubwonko bwe ntibuhagarara gutekereza, kandi mu bitekerezo byacu ubwonko bwacu bwibanda cyane ku bintu tubana nabyo kenshi. Buri segonda umunsi wawe wose ntuhagarara gutekereza. Iyi si dutuyeho twese turabizi iranduye, ku buryo hari ahantu ushobora kwisanga umunsi wose ugashira nta kintu cyubaka umutima wawe wumvise. Ibyo twumva byinshi biba bigwiriyemo ibiteye ubwoba, nk'amakuru y'imfu, amakuru y'indwara, amakuru y'impanuka n'ibindi. Haba hagwiriyemo ibiteye agahinda n'umubabaro, ibintu bibi byinshi. Tekereza gatoya ku muntu uhora muri ibyo gusa, kandi barahari. Baba mu kazi cyangwa birirwa ahantu hahora habasukaho inkuru nk'izo ngizo gusa. Uyu muntu iyo amaze igihe kinini adafite ahantu abasha kubona amakuru meza, mu by'ukuri ubuzima bwe buba buri mu byago bikomeye. Niyo mpamvu abantu babaho ugasanga nta mahoro bagira, barasenyutse mu mitima, benshi bakabana n'ibikomere mu mitima yabo bidashira. Abo bose uyu munsi mbazaniye igisubizo, mbazaniye inkuru nziza ibamenyesha ko ijambo ry'Imana rifite ubushobozi bwo gusenya ibyo byose. Ibitekerezo byacu bikora mu buryo bwa positifu na negatifu, cyangwa ibyiza n'ibibi, ariko ntabwo positifu yo mu bitekerezo ikurura negatifu nk'uko twabyize muri siyansi. Mu bitekerezo byacu positifu ikurura positifu, ni ukuvuga ngo ibyiza bikuzanira ibindi byiza, urushaho kubona ibindi byiza. Naho negatifu nayo mu bitekerezo byacu ikurura negatifu, ubwo ni ukuvuga ngo ikibi kirushaho kugukururira ibindi bibi. Noneho kandi positifu mu bitekerezo yirukana negatifu, ni ukuvuga ngo icyiza kirukana ikibi, ndetse n'ikibi kirukana icyiza igihe cyose kikirushije imbaraga. Ibi birumvikana neza. Ibitekerezo byacu birimo amoko abiri, hari ibyiza n'ibibi. Ibi byose mu bwonko bwacu bikora mu buryo bwa kompetisiyo, ikirushije ikindi imbaraga kirakirukana. Ni nk'uko umucyo utajya ubana n'umwijima, n'ibitekerezo niko bimeze. Bibiliya itubwira neza ko dukwiye kurinda imitima yacu kurusha ibindi, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Umutima uvugwa ntabwo ari umutima wo mu gatuza upompa amaraso. Umutima Bibiliya ivuga ni ububiko bw'ibitekerezo byacu, bya bintu byose tuba twaremeye tukabibika mu mitima yacu. Aha niho tugiye guhera tugaragaza aho ijambo ry'Imana rikenewe kugira umumaro. Birashoboka wenda ko hari abashobora kumva tuvuga imbaraga z'ijambo ry'Imana mu muntu bagakeka ko ari maji, bakagira ngo ahari hari ikintu kidasanzwe bisaba kugira ngo ibi bibe. Nta miti bisaba cyangwa ubundi bufindo. Ni ibintu umuntu wese ashobora gukora kandi akabigeraho. Icyakora bisaba ubushake, kwihangana no kudacika intege. Ibi nubikora ntuzongera gushidikanya ku magambo y'Imana, kuko ni uburyo bwizewe kandi butanga umusaruro. Hari ubuhamya bw'abantu benshi babonye impinduka nyuma yo gukoresha ubu buryo mu gusoma ijambo ry'Imana. Icyakora igihe bifata ntikingana ku bantu bose, bitewe n'umwete wawe n'uburyo wakiramo ibintu. Nk'uko iyo umaze kurya umubiri wawe ukenera umwanya wo kugogora ibyo wariye kugira ngo bikurwemo intungamubiri zitangire zikora umurimo wazo mu mubiri, uku niko n'ijambo ry'Imana rikenera gukorerwa digestion cyangwa igogora, kugira ngo rigire imbaraga ziryicaza aho rikwiriye kwicara. Igihe ugiye gusoma ijambo ry'Imana, jya ushaka ahantu hatuje, hatari ibirangaza, wicare mu buryo wumva buguha kuruhuka neza. Ushobora kwicara mu ntebe cyangwa ku mukeka, ubundi ugasoma ijambo ry'Imana, ukagira umwanya uhagije wo kuritekerezaho.
Icyiza kandi ni uko usoma amagambo make akorohera kuyasubiramo inshuro nyinshi muri ako kanya. Ushobora gufata igihe kirekire bitewe n'ibigufasha n'umwanya wawe uko ungana, ariko iminota 20 bihagije inshuro imwe. Ukabikora byibura 2 ku munsi igihe bishoboka, ariko umunsi ntugashire udafashe uyu mwanya wo gusoma ijambo ry'Imana. Kenshi igihe ufite ibyifuzo uri gusengera, jya ufata ijambo rito rijyanye n'ibyifuzo byawe muri ka kanya kawe urisoma uvuga inshuro ushaka, hanyuma ubumbe umunwa wawe uceceke ukomeze kurisubiramo ukoresha umutima. Nushaka ubikore muri kano kanya usoje kureba iyi video, maze udusangize ibyo uri bwumve nyuma yo kubikora. Experience mfite ibi bihita bihindura uko wiyumva rwose muri ako kanya gato cyane. Urugero, ushobora gusubiramo iri jambo ryo muri Zaburi 46 umurongo wa 2 uvuga uti, Imana niyo buhungiro bwanjye n'imbaraga zanjye, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Ugenda utoranya amagambo bitewe n'irijyanye n'igihe urimo. Uko urisubiramo kenshi rigenda rikuzanira andi magambo menshi agufasha kurisobanukirwa kurushaho. Umutima wawe urushaho koroha. Uko urushaho kuryumva neza niko rirema imbaraga muri wowe. Icyo usabwa ni ukubikora ubishyizeho umutima kandi ufite ishyaka, utuje, ukirinda guhatiriza. Ntiwumve ko igitangaza kiri buboneka ako kanya ukihanganira gutegereza. Uracyariho, nta kikwirukansa. Ihangane, kurikira process. Ibi wabikora uri no mu kazi kawe cyangwa ugenda igihe nta bikurangaza. Ugafata nk'umunsi wose, uko ubyibutse ugafata akanya ukajya usubiramo mu mutima wawe ijambo watoranyije ukeneye ko rigira icyo rihindura muri wowe. Ubusanzwe gusoma ni byiza pe, ariko ikintu wasomye ukarekeraho kiba ari ubumenyi gusa. Ariko noneho icyo wasomye ukagishyira mu bikorwa, iki gihinduka ubwenge. Kugira ngo ibyo usoma bigire umumaro bikenera guhabwa imbaraga zituma bihinduka igice cy'imyumvire yawe. Ijambo rigira izi imbaraga gusa ari uko ryabashije kwinjira mu gice cy'ubwonko bwawe kibika amakuru twita subconscious mind. Icyo uri cyo cyose gikomoka mu bitekerezo byawe. Wowe umusaruro w'ibitekerezo byawe. Isi y'umwuka igira ibice bibiri. Hari isi y'umucyo n'iy'umwijima, kandi zose zikorana n'ibitekerezo byacu. Wowe muntu ufite ubushobozi bwo kugena uruhande ukorana narwo. Niba ushaka gukorana n'umucyo, urasabwa kubiba imbuto z'umucyo. Niba kandi ushaka gukorana n'umwijima, urabiba imbuto z'umwijima. Ni amahitamo yawe, ubwo burenganzira urabufite. Amagambo nibyo byo kurya by'umwuka cyangwa ibyo kurya by'umutima. Ibyo ushyira mu mutima wawe nibyo byo kurya by'ubugingo bwawe. Iyo ushyira mu mutima wawe amagambo meza, uba ubyibushye ubugingo bwawe, naho amagambo mabi winjiza mu mutima wawe yica ubugingo bwawe. Aha niho hakomoka imimerere y'ubuzima ufite. Umuntu ufite ubuzima bw'umwuka buzima nta ndwara yabasha kuba mu mubiri we. Ubuzima bw'umwuka iyo burwaye niho hakomoka indwara zose mubona z'umubiri. Ibuka Kristo igihe cyose yajyaga gukiza umurwayi yabanzaga kumubabarira ibyaha, yarangiza akamubwira ati, kwizera kwawe kuragukijije. Ibi ni uko ubuzima bw'umwuka ari bwo burema kandi bukagena uko umubiri wawe ukwiye kumera. Zaburi 91 umurongo wa 1 haravuga ngo, uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Urwihisho rw'isumba byose ni ijambo ry'Imana. Uba muri ryo azahora mu burinzi bw'Imana, kuko Imana ituye muri we iteka ryose. Ibuka iri jambo ati, mpagaze ku rugi ndakomanga. Umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire.
turisanga mu Byahishuwe 3:20. Gukingurira Kristo ni ukurema environnement imubereye. Ubusanzwe Imana iba muri twe, ariko kugira ngo ikore tugomba kuyikanguza umucyo. Iyo umutima wawe wuzuye umwijima, nta mwanya Imana iba ifite wo gutunganyirizamo imirimo yayo muri wowe, iricecekera. Iyo umucyo ukugezemo, irabimenya ikihutira kwinjira, kuko ihora ku rugi rw'umutima wawe itegereje ko haboneka umwanya mu mutima wawe. Umucyo muri wowe uremwa n'ijambo ry'Imana. Benshi bibaza icyo bakora ngo kwizera kwabo kuzamuke. Bahora bibaza icyo bashobora gukora ngo babashe kwiringira Imana kandi batayibona n'amaso yabo. Kandi nawe bushobora kubyibaza. Imana muri kamere yayo ni umwuka, nubwo utayireba n'amaso yawe, ariko irahari, ntiri kure yawe, ahubwo iri hafi yawe cyane, ndetse si no kuba hafi yawe, ahubwo iri muri wowe. Itegereje ko weza umutima wawe ikawuturamo. Ubuzima bwacu bushingiye ku mahame. Bibiliya igaragaza ibyo umuntu asabwa gukora. Wabikora, Imana igahita ibana nawe bidasabye kuyihamagara. Ukwiye kubaho uzi uti iyo ngize gutya Imana ibana nanjye, nta kubishidikanyaho. Kuko Imana ntihamagarwa no kuvuga, ahubwo ihamagarwa na changes, impinduka zabaye muri twe. Ibyo ngibyo wamaze kumenya ko bitumira Imana iwawe, ukabigira umuco kugira ngo ihorane nawe. Uku niko gukunda Imana karamata. Ibukira isezerano iti, kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza, nzamushyira hejuru, kuko yamenye izina ryanjye. Azanyambaza nanjye mwita, nzamukiza ibyago byose muhe icyubahiro, nzamuhaza uburame kandi nzamwereka agakiza kandi. Zaburi ya 91:14, 15 na 16. Bibiliya ifite amasezerano menshi Imana yadusezeranyije. Yisome. Ijambo ryose rivuga ngo nugira utya nzakugirira gutya, iryo rihagarareho. Icyo riri kukubwira wakora kigatuma Imana nayo hari ikigukorera, kigira umuco. Ni ukuri nta muntu utsinda Imana, ariko hano ubutsinze, kuko ntishobora kwihanganira kudasohoza isezerano ryayo. Bibiliya ivuga neza ko isi n'ijuru bizavaho, ariko amasezerano y'Imana yo ntashobora kuvaho. Muri Matayo 24:35. Ibi ni ihame ridahinduka. Menya uti iyo ngize gutya Imana ingirira itya, birahagije. Ubishyire mu mutima wawe, ubyizere, ubundi ushyire mu bikorwa. Umuntu ushaka gukurura Imana ayitegera mu masezerano. Imana ntijya ibeshya kandi nta gacu ko guhinduka igira. Ibyo yavuze byose izabisohoza. Igihe cyose ukora ibi, ntuzakangwe n'ibyago cyangwa amakuba kugose. Uba ufite uburinzi utareba n'amaso, ariko bukomeye cyane. Dawidi yarabivuze ati, naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, hahandi abantu bagera bakahapfira, njyewe sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe n'Uwiteka. Ikintu cyaheshaga Dawidi kwizera nuko yabaga azi ko yakoze ibyo asabwa gukora byose, ubundi akagirira Imana icyizere kudashobora kumutenguha. Niba nawe uhagaze neza mu masezerano, ntukangwe n'ibyo ubona bikugose. Niba wizeye ntibizakugeraho. Abarwara bazarwara, ariko wowe nta ndwara izakugeraho. Abapfa bazapfa, ariko wowe uzabaho. Abasonza bazasonza, ariko wowe uzarya uhage. Amen. Imana iguha umugisha kudukurikira. Niba wafashijwe n'ubu butumwa, ntugende udakoze subscribe. Ujye muri comment uhamye imbaraga z'ijambo ry'Imana, wandika uti nkunda ijambo ry'Imana. Ikindi, like yawe ifite agaciro cyane, kuko iratuma ubu butumwa bugera ku bantu benshi.
Imana ibahe umugisha.